nicyo kiza cyawo. Ati kuba Adamu yarariyeho ni sawa kabisa. Ati twe turi generation y'abari itunda. Yes. What's up YouTube, this is SGA and I'm back with this video. If you are new, welcome to my channel. Remember to subscribe, share, like and comment down below, and if you are not, welcome back. So murikona nyina ahantu hondi, I was just walking from my dorm to the clinic. It's not far, it's like 10 to 15 minutes n'amaguru, so nagari kure cyane. So hari ikiganiro nyine nabonye aba zero iPhone nyine za Apple. Dufite telefone za Apple, I don't know, nyine icyo nuko dufite telefone zifite nyine Apple inyuma, Apple iriho gatoya. So hari ikiganiro nyine nayo ndi kumva, noneho nyine bari kuvuga nyine ukuntu ngo Apple ngo ari ikimenyetso ngo nyine ngo cyuburimbuzi, something like that, ngo bari kuyigereranya na ya Apple nyine yo mwijuru, nyine yo Eva yariye. Bavuga nyine ukuntu, so urebye neza kuri phone ya Apple harumyeho gatoya, mbese ntago ari Apple yuzuye, harumyeho gatoya. Noneho nyine bayigeranya n'ukuntu nyine Eva atayire nyine ngo ayimare, akayiruma gatoya, noneho nyine akajyaniraho nyine umukunzi we nyine ariwe Adamu. Ntago ndubitindemo, ngiye kubibumvisha neza namwe mu byiyumvire. So let me know what you guys think. Kwa ko njye nacyumvishije numva pe binteye ubwoba, nsanga mbese somehow nibyo pe nyine nabitekerejeho nyine nsanga wagira nibyo. So nifuje nyine kukibasangiza, none mumbwire ukuntu ngiye gukora ahantu hakomeye hagoye cyane cyane. Niba ufite imashini cyangwa ufite telefone, ntibikubangamire, gusa usenga umwuka w'Imana kuganirize. Nayo mpamvu mvuga ni umwuka w'Imana abane nawe abe muri wowe aguhishurire. Numvishe iryojwe, nahise nitegereza icyo kirangantego, noneho nkitegereza nitonze cyane. Bavandimwe, byaje kuntungura, nkitegereje ndakireba, ndavuga ni cyose, simbona ari iyo mukirebye ubona ari pomme, ari pomme tuzi twese, sibyo? Iyo pomme iyo yitegereje ndareba, ndabona ari pomme. Iryo jwi rimbwira riti itegereze neza nonse iyo pomme imeze gute. Nitegereje ndeba iyo pomme, ndavuga ni ako kanya bavandimwe naje kubona pomme ariko yariweho, yamanyuweho. Ni kwa kundi ufata nka pomme ukaryaho. Nikanze ndavuga nti ndabona ari pomme ariko yariweho. Ati aha, inyibutsa ako kanya umwuka ahita nyibutsa inkuru yabereye muri Edeni ya Adamu na Eva. Numva umutima uramenetse, ndavuga ni ntago bishoboka. Ubu se umwuka urashaka kumbwira iki? Ako kanya numvijwe ati abakoze icyo kirangantego bakigereranyije neza cyane n'itunda Imana yabujije Adamu na Eva bariryaho. Iryo niyo message baba bashaka kuduha. Ambo numva umutima ucitsemo kabiri, ntabwo bishoboka. Abana b'abantu bashobora kuba abagome muri uru rwego, cyangwa se bashobora kwigamba imirimo ya Satani kuri uru rwego. Nitegereje noneho nditonda, ndareba neza, ndavuga ni mbona neza. Noneho njya muri internet ndandikamo, hari ukuntu Imana impishuriye ibintu, ngira inzira zitandukanye zo gucukumbura kugira ngo ndebe niba ayo makuru ari ay'ukuri. Noneho njya muri internet kureba pomme aho ziri, biraza byose bitabiza. Noneho ndeba iyo pomme yariweho, noneho pomme nyayo nayo bayishyizeho yariweho. Noneho ndeba n'icyo kirangantego, ndangije ndumirwa. Numvijwe rimbwira riti abangaba icyo bashatse kubwira isi, icyo bashaka kubwira isi ni iki? Barashaka kubwira isi ngo twebwe, no kuvuga bo ni generation yabanze
ibyo bintu Imana yababwiye ngo ntimukarye kuyitunda n'ibiki byose bo barabyemera, bo baravuga bati twe turi generation yabanze kumva ibyo bintu, twe ntituri muri bariya. Kumbi nuko bimeze. Exact. Nukuvuga ngo kira kirangantego no gushaka guhamya ko ibyo abandi banze kwemera bo babyemera nk'ukuri ari byiza kuri bo. Bo nicyo ahubwo nicyo kiza cyabo. Nicyo kiza cyabo. Ati kuba Adamu yarariyeho ni sawa kabisa. Ati twe turi generation y'abari itunda. Yes.